akuyu munsi tugatangiye hari umugabo uhagaze hano, ako kanya ahita agenda. Turi kuri pisine, hari uwari mu mazi arimo aroga, atangira kutubwira ati natekerezaga ko nari ngiye gupfa. Arimo aroga muri pisine, ako kanya hari uwinaze mu mazi. Arakomeza wa mukobwa aratubwira ati ariko narokowe n'umuntu, hari uwamukuye mu mazi. Ati narokowe n'umuntu ufite umutima nari ngiye gukomeretsa vuba aha. Narokowe n'umuntu ufite umutima nari ngiye kujanjagura. Hari umusore wamukuye mu mazi amuzana hano. Umukobwa arimo arahumagira. Umusore abwira wa mukobwa ati sinshobora kukureka, sinshobora kugusiga wenyine habe n'umunota, birashoboka? Arakomeza aramubaza ati ese byagenze bite kugira ngo birangire uri muri pisine ugiye kurohama? Umukobwa ati nahungaga ex wanjye, ati nahungaga umusore twakundanaga. Umusore aramubaza ati ese yabikoze, niwe wabikoze? Umusore amaze kumva ko yabikorewe na ex we ati uwo mu ex wawe wagukoreye ibintu nk'ibi yapfuye, ntabwo yaba ari muzima ngo akore ibintu nk'ibi. Umukobwa atoya oya rwose, ati wibikora, wivuga ibyo rwose. Umusore ati ese uracyamukunda? Umukobwa arakomeza aratubwira ati nari niteguye, usibye imico ye nari ngiye kuvuga ngo yego ndacyamukunda, ariko ex wanjye rwose agira imico idahwitse. Umukobwa arakomeza aratubwira ati ariko niyumvisemo ikintu gitandukanye burundu. Umukobwa atangira kwisetsa, nta kintu arimo aravuga, nta kintu n'uyu musore amubwiye, akagira atya akaba arasetse. Umusore ati ese kuki urimo uraseka, urimo uraseka iki? Umukobwa atoya oya rwose ntabwo ndimo ndaseka. Umukobwa arasa naho yataye umutwe. Umukobwa abwira uyu musore ati mu by'ukuri sinkimukunda na gato. Umusore aramwitegereza. Umukobwa arakomeza ati ariko nkeneye kugenzura gatoya. Asoma wa musore, nibwo bagihura. Umusore aramutabaye, amukuye muri pisine, umukobwa yendaga kurohama. Bahise batangira gusomana, umukobwa agacishamo akisetsa. Umusore nawe atangira gushaka guseka ariko atazi ibyo ari byo. Umukobwa ati rwose nari nasaze, ati natekerezaga ko nashoboraga kugura umusore mwiza nkawe. Nari mfite amafaranga, nzi ko kubona umusore mwiza nkawe nabishorera amafaranga. Nari nzi ko mfite amafaranga rwose umusore nkawe nahita mubona. Umusore araseka, umukobwa nawe araseka. Bakiri muri ibyo hari uwaje yambaye bikini. Ati sheri uri mu biki? Abwira wa musore. Ahita aza amufata ku rutugu. Ati se ntugikeneye amafaranga? Umukobwa aratungurwa. Ati se birangiye atari njye nyine urimo urakwishyura? Umusore nawe asa naho aguye mu kantu. Ati mama, uyu ni Meg, girlfriend wanjye. Uyu ni Meg, ni umukobwa dukundana. Nyina ati rwose nishimiye guhura nawe Meg. Meg nawe ati nanjye nishimiye guhura nawe. Ati rero arimo arabaza umuhungu we ati se waba watumiye uyu mukobwa w'inshuti yawe, wamaze kumutumira? Umukobwa ati ngo iki? Umugore ati ni isabukuru y'umugabo wanjye. Ati kandi ikirori tuzagikora ejo, iyo sabukuru y'umugabo wanjye tuzayizihiza ejo. Ati hoteli izakira ibirori by'abambaye umweru. Ati kandi ndifuza kugutumira, tuzaba twambaye umweru turi kuri hoteli, kandi ndifuza kugutumira nk'umukobwa ukundana n'umuhungu wanjye. Umukobwa atangiye ati rero, umusore ahita avuga ngo vuga yego byemere. Ati impamvu ukwiye kuvuga ngo yego, mama ntazadusiga twenyine, azatwitaho nk'abantu bakundana. Umukobwa ati ariko nta kintu na kimwe, nta mwambaro n'umwe ngira w'umweru.
muzaba muri white party kandi njye nta myenda y'umweru ngira. Umugore ati nzi neza ko mfite umwambaro w'umweru wo kugutiza. Ahita yigendera ati nahejo. Umusore ati yego. Basigaye hano bombi. Tuje hano umusore na wa mukobwa Meg bahuriye kuri pisine amurokora, bahagaze hano. Umusore arimo aragerageza kwambika neza umusheri we. Umukobwa ati mama wawe ni umuntu mwiza cyane, araryoshye. Umukobwa yaramubajije ati se ntutekereza ko ibi bintu hari ukuntu bidasanzwe kuba utarigeze umbaza ikintu na kimwe kijyanye n'itandukaniro ry'imyaka yanjye n'iry'imyaka yawe? Umusore ati njye nawe turi kumwe tumeze neza rwose ni maho. Ati kandi buri wese yabibona sibyo? Umukobwa ati nibyo. Aramwegera. Umusore agiye kumusoma, ako kanya yabonye telefone handitsemo hani buki sheri. Amaze kubona uwo ari we arambika telefone hasi. Umusore ati uwo ninde? Umukobwa ati ntawe akiriwe. Umukobwa ahita amubaza ati se twari turi hehe kugira ngo mbe ndi kumwe n'iki gisore cyari kimpamagaye, wari uri hehe ngo tube twibereye hamwe? Umusore nawe hari uwamuhamagaye, nawe arebye asanga handitsemo papa. Kandi urebye ifoto y'uhamagaye uyu musore n'uwahamagaye wa mukobwa ni umuntu umwe. Bivuze ko uyu mukobwa yitwa hani cyangwa sheri ni nawe uyu musore yitwa papa cyangwa daddy. Umusore nawe arambika telefone hasi. Ati isi yose ikwiye gutegereza igihe ndimo ndagusoma. Ntabwo nkeneye rwose umvangira igihe ndimo ndisomera umukunzi wanjye. Barongera barasomana. Umukobwa arakomeza aratubwira atekereza ati nashongeye mu byiyumviro byo guhoberana, ntazi ko ndimo ndegera ahashize hanjye. Nari niteguye kwangiza ibintu byose nari mfite muri icyo gihe cyo gufata ifunguro ry'umugoroba ry'umuvumo. Ibyo arabivuga arimo aratekereza ya telefone yamuhamagaye ku mazina yaranditseho ngo hani cyangwa sheri cyangwa mukunzi, akibuka niyahamagaye uyu musore bakundana yanditseho dad ariko ifoto ari imwe, bivuze ngo ni umuntu umwe. Tuje hano hari umugabo wari wicaye muri salo afite telefone ebyiri mu ntoki, yambaye uturinete nk'utwayago, arimo yivugisha twa tuntu twe ati ubu nkinzeho, ubu nkinguyeho, ndongeye nkinzeho. Umugabo yibereye muri ibi. Mu gihe ari muri ibi afite telefone ebyiri mu ntoki arimo ararebamo, hari uwaje ati se kuki ufite telefone ebyiri? Umugabo ati ni akazi sheri, ni akazi wibitindaho. Ati ni akazi kenshi. Umugore aramwegera aramurenga aricara, nuko abazungu babigenza. Ati uri umubeshyi. Umugabo akuramo rinete kugira ngo abyumve neza, niba yumvisha amaso njye simba mbizi. Ati se urimo uravuga ibiki? Umugore ati ndimo ndavuga wowe, ndimo ndavugana nawe. Atangira kureba agashanete yambaye. Ati waransezeranyije, warambwiye. Asa naho yarakaye cyane. Ati wambwiye ko wansezeranyije ko utazigera ukora ibingibi ukundi. Wambwiye ko ibingibi utazongera kubikora ukundi. Wambwiye ko nta kazi ujya ukora muri weekend. None urimo urambeshya ngo impamvu ufite telefone ebyiri mu ntoki ngo ni akazi kenshi. Umugabo ati rwose icyaha kirampamye. Amusoma mu kiganza ati rukundo, ndagusezeranyije sinzongera gukora akazi, nta kandi kazi nkora. Arongera aramusoma. Umugore ati sawa. Ahita akura akantu kari gatwikiriye ku ntebe, ateruramo impano ifunze. Ati se iyi ni impano wangeneye? Umugabo araseka. Umugore ati mana yanjye, uri romantike cyane rwose, ugira urukundo rwinshi kandi urarugaragaza. Arafungura, apfundura ya mpano, akuramo agakanzu k'umweru. Ati ariko iyi kanzu ntabwo ari size yanjye, ntabwo rwose inkwiye.
ntabwo inkwira rwose, si iyanjye. Umugabo avuga yisetsa ati bampaye itariyo, bibeshye. Umugore azunguza umutwe ati sawa, ati nkeka ko nzi umuntu iyi kanzu ikwiriye neza. Ahita yongera ayisubizamo ati rero iki ni igihe cyo kwambara tukajya mu kirori. Ahita ahaguruka, ni umusirimu nubwo ari umukecuru. Ahita aza ahangaha, akinguye umuryango arikanga, hari abasomanaga. Atuya oya rwose. Bahita barekurana ati ibi bintu ni agatangaza, biteye ubwoba. Ati iyi kanzu wambaye ikeneye gusimbuzwa, ntabwo iyi ngiyi rwose ijyanye. Ati iyi ngiyi iraza kugukwira neza, biraza kuba ari mahwe. Ati Nick sohoka. Nick ni umuhungu we. Umugore na wa mukobwa basigara hano. Umukobwa ati murakoze. Umugore arisetsa, ni nyirabukwe. Wa mukobwa ahita akomezanya ya mpano bamuhaye. Tugarutse hano, wa mugore mama wa Nick yarahagaze hano. Ako kanya hari uwaje, amubonye ati mana yanjye, yewe we, ni wa mukobwa Meg w'inshuti ya Nick. Nyina wa Nick ati iyi kanzu iragaragara ko ari nziza cyane, irakubereye cyane, birantunguye uburyo ikubereye. Ati rero Meg, nashakaga kukubaza ikibazo. Umaze igihe kingana iki uri kumwe n'umuhungu wanjye? Mumaze igihe kingana iki mukundana? Umukobwa yitsa umutima ati tumaze amasaha 6 dukundana. Umugore ati nibyo? Ni amasaha 6 yonyine mumaze? Ati se niba ari amasaha 6 mumaranye, ninde mwari mumaze igihe muri kumwe? Ninde mwakundanaga? Umukobwa ati reba, ati rwose ikibazo cyawe nacyumvise neza. Ati ibingibi urimo uravuga uca ikibungo bijyanye n'itandukaniro ry'imyaka yacu. Hagati yanjye nawe urimo uribaza ngo harimo ikinyuranyo cy'imyaka ingahe kubona ndagakecuru? Ati sibyo? Ati rero ndabizi neza ko njyewe n'umuhungu wawe tutajyanye, tutaberanye. Umugore atuya Meg, oya, ntabwo ibintu ndimo ndavuga bijyanye n'imyaka. Ati njyewe ndusha imyaka runaka umugabo wanjye. Ati kandi nizera ko niba Nick yakunyeretse akakumbwira, akambwira ko mukundana, bivuze ko mu by'ukuri akwitaho, akwitayeho. Ntabwo ari ibintu biraho bya tap and go, bya hit and run. Umukobwa ati se mu by'ukuri ni ukubitekereza? Umugore ati yego. Ati nakunze umugabo wanjye ku nshuro ya mbere namubonye. Ati kandi yahoraga ari isi yose kuri njye. Ibyo rero bishatse kuvuga ko wenda n'umuhungu wanjye yaba yaramaze gufata icyemezo cye. Wowe urabitekerezaho iki? Umukobwa akomeza kutubwira atekereza ati niyumvise nkaho ndi fraude, nabaye igicuruzwa kitemewe. Ati nyina wa Nick dukundana yanyakiriye, yanyemeye bizira amakemwa, yanyemeye rwose yeruye. Ati kandi nge nari naguze umuhungu we kugira ngo nihimure kuri ex wanjye, nihimure ku musore twakundanaga. Ati kandi ntabwo nashakaga kubeshya. Nyina wa Nick ahita abwira Meg ati have, urimo urarira kubera iki? Umukobwa ati rwose ntakubeshya, ndumva nishinja icyaha kubera ko atararangiza kuvuga. Umugore atoya Meg, wikwishinja icyaha. Ntekereza ko umuhungu wanjye Nick yamaze kubona umukobwa w'ukuri, umukobwa ukwiye. Ati rero uretse ibyo, uri umukobwa mwiza rwose kandi w'umuhanga, egera hano. Barahoberana. Umugore arakomeza aramubwira ati namaze kubona twembi turi kumwe twinywera ka divayi tuvuga amazimwe ku bagabo bacu. Namaze kubona ko rwose twaba inshuti, tukajya tuba twicaye twiganirira tuvuga amagambo menshi ku bagabo bacu. Ako kanya hari uwinjiye.
ni umugabo wa mama Nick, ni papa Nick. Mwibuke papa Nick yahamagaye Nick handitseho dad, ahamagara na Meg uyu mukobwa ukundana na Nick handitseho honey cyangwa sheri cyangwa mukunzi. Akinjira Meg yaramubonye asa naho yiyaka uyu mugore. Umugore ati bite Steve ni umugabo we. Ati dore Meg ni umukobwa ukundana na Nick. Umugabo aramwitegereza, umugore azamura ukuboko, umugabo ahita yibuka kuri pisine arimo arazamuka uyu mukobwa ibintu yararimo, aribuka bajyana mu mazi, aribuka byose. Umugore ahita abwira Meg ati kandi uyu ni Steve, ni umugabo wanjye nkunda. Steve nta kintu yari yavuga, yakomeje kurebana n'uyu mukobwa badahumbya kuko biragaragara ko basanzwe baziranye. Bakiri muri ibyo Nick yahise yinjira. Nyina ati oh Nick ari hano. Se arahindukira aramureba, wa mukobwa Meg nawe aramureba. Nyina wa Nick ati ngiye kugenzura ibintu byose, turaza guhurira hariya mu kirori sibyo? Nick araza yegera sheriwe ati rwose ishime, tugiye gufata ifunguro ry'umugoroba turi kumwe n'umuryango wanjye, biraza kuba ari inzozi mbi kuri wowe, tugende. Steve ariwe se wa Nick nta kintu aravuga igihe yagereye hano. Umukobwa arakomeza aratubwira ati Nick nta gitekerezo yari afite kwako kanya aho twari turi, nge nari ndi mu nzozi mbi, yumvaga dushobora kuza kugira inzozi mbi aho tugiye mu kirori atazi ko nge namaze kuzigeramo. Umukobwa aragenda aca kuri papa Nick nawe agiye kumurengaho, se ahita azamura ukuboko ati buretse muhungu wanjye, hari ikintu nshaka kukubwira. Umusore ati iki? Umukobwa arakomeza aratubwira ati kandi hari ibyiyumviro nari mfite ko ibintu bigiye kuba bibi kurushaho. Byari bisanzwe ari bibi ariko numvaga ko bigiye kuba bibi kurushaho. Umugabo yari yitwaje sheke ati aya ni amafaranga menshi sibyo? Wowe jya ahandi hantu ku isi, jya mu kindi gice cy'isi, uzenguruke utembere ukore icyo wifuza cyose. Ati ubikore nk'uko wajyaga ubirota rwose, ukabya inzozi zawe. Amukubita ku rutugu afite ka gasheke. Umusore ati sawa. Ati none biraza kugenda bite? Umugabo ati yego ndi papa wawe. Ati ndagukunda. Umusore ati se niba ari uko bimeze nta kintu urimo urateganya ko nzakwishyura nyuma yo kunkorera ibyo ngibyo, ntacyo nyifuzaho? Umugabo ati icyo nkwifuzaho ni uko wakatira uyu mukobwa, jugunya uyu mukobwa. Umukobwa arimo arabyumva, ahagaze ku ruhande arimo arareba nabi. Umusore arasekamo ati ngo iki wasaze? Arimo arabwira se. Umugabo atoya ati icyo ndashaka ni ukumva abantu bazana amazimwe babazimuraho. Sinshaka kujya numva abantu bagenda bongorerana ngo umuhungu wanjye arimo aratereta indaya ishaje. Umukobwa byose arimo arabyumva. Umusore biramucanze. Umusore ati mbabarira. Arimo arabwira sheri we ati mbabarira ku bwa papa uteye gutya. Azi ukuntu abigenza kugira ngo abe umuntu w'imbwa wikunda wa nyawe rwose utavangiye. Ahita ashwanyaguza ka gasheke mu maso ya se ati rwose murakoze cyane, felicitation. Ati n'ubu ngubu urongeye ugwa hasi, urongeye uraguye papa, nta kirimo. Agiye kugenda se azamura ukuboko asa n'umufashe ati rwose urimo urakora amakosa muhungu wanjye, aya ni amakosa. Umusore atoya muri iki gihe ubu ngubu ni wowe uwakoze amakosa. Ati niwongera kubikora ntuzongera kugira umuhungu wawe, uzahite wibagirwa ko wabyaye umuhungu. Twigendere mama aradutegereje. Ahita akingura barasohoka. Umugabo asigara ahangaha yimyiza imoso. Umukobwa arakomeza aratubwira ati nakomezaga kumva ihuriro rito ry'iki kinyoma cyatwikaga kigana ku guturika kigasandara.
ati kandi nta muntu n'umwe washoboraga kugicika mu gihe runaka. Igihe cyawe cyagombaga kugera bikaguturikana. Ahangaha baje muri ya pati, baricaye bose bambaye umweru. Hano rero hari table iriho Nick, nyina na Meg, inshuti ya Nick. Mama wa Nick aramubaza ati se papa wawe ari hehe, so ari hehe? Nick ati simbyitayeho. Nyina aramubaza ati se ushobora kureka iyo ntambara byibuze ku isabukuru ye? Niba musanzwe mufitanye ikibazo, niba musanzwe muhanganye, iyo ntambara ushobora kuyireka byibuze kuri uyu munsi twizihiza isabukuru ye y'amavuko? Uyu mugabo ashobora kuba ari igihomora rwose. Umukobwa byose arabyumva. Ako kanya umuseriveri yaraje ati se uyu munsi ninde ufite isabukuru? Ko mbona mwitegura kwizihiza isabukuru y'amavuko ni yandi? Umugore ati niyo umugabo wanjye, araza kuba ari hano mu kanya, arimo arabahamena. Umuseriveri ati ni byiza cyane, ati twamuteguriye akantu ko kumutunguza, hoteli yacu iraza kumutungura, yamuteguriye agasurprise. Twamuteguriye nut cake, turi buze kumuha nka signature ya hoteli, niyo turi buze kumutunguza. Mama Nick na Meg, sheri wa Nick, bavugiye rimwe bati agira allergie, nut cake imutera allergie. Babivugiye rimwe, ntibaziranye, nta nubwo umwe azi ko aziranye n'undi. Mama Nick arahindukira aramureba, biramutunguye cyane kuba uyu mukobwa azi ko umugabo we nut cake imutera allergie. Nick we ntabwo azi ibirimo kuba. Umuseriveri arakomeza ati ndaza kubibwira shefu. Mama Nick ati se ubizi ute? Ni gute uzi ko umugabo wanjye nut cake imutera allergie? Umukobwa arahindukira azunguza umutwe ati yarabinyibwiriye, niyo wabimbwiye rwose. Umugore ati kubera iki? Umuseriveri ati rero hari icyo mwahisemo, yari yabahaye menu. Umukobwa atoya ntabwo nshonje, mu by'ukuri njye ntabwo nshonje rwose, nta kintu mfata. Umukobwa ahita ahamagara Nick ati Nick dushobora kubyina? Mu gihe so ataraza wakwemera tukaba twibyinira? Aragira ngo akwepe nyirabukwe ntakomeze kumuhata ibibazo. Umukobwa arakomeza aratubwira ati numvise ngize impagarara zidasanzwe, numvise tansiyo izamutse nk'uko nari imeze mbere ya wa muvumba bandoshyemo. Bahagurutse bari kujya kubyina. Arakomeza aratubwira ati nabyumvaga nk'aho ari ikintu kidashobora kurwanywa, kidashobora kuvaho, cyari kigiye kuba. Hari ikintu kitagira gisibya cyendaga kuba, nuko niyumvaga. Aragenda afashe Nick ukuboko ngo bagiye kubyina. Ati rero icyo nari nkeneye ako kanya kwari uguhunga. Ati kandi nafashe icyemezo cyo kubikora. Icyo nari nkeneye ni uguhunga, kandi nafashe icyemezo cyo kubikora. Mu gihe barimo babyina, umukobwa yongorera Nick ati reka twiyirukire ducike aha hantu, tuhahunge tujye ku mpera z'isi ahari intera nini cyane. Ati nge nawe nk'uko wabyifuje. Nick ati sawa, reka tubabwire ko tugiye. Umukobwa atoya oya. Umusore ati se ni iki kijya mbere, wabaye iki? Umukobwa amufata ku rutugu, arakomeza aratekereza ati nagombaga kumubwiza ukuri, nagombaga kumubwira ukuri kose. Atariko murebye mu maso natekereje ikintu kimwe, nabashije gutekereza ikintu kimwe cyonyine. Ati se yashoboraga kumbabarira? Ati se njye nashoboraga kwibabarira? Arimo aribaza niba nabwiza ukuri uyu muhungu akamubwira ko ex we ari we se, niba azamubabarira cyangwa se niba we azabasha kwibabarira. Atangiye kurira ati yego. Ati mu by'ukuri nkeneye kugenda njyenyine. Ahise abihindura ati kubera ko wowe ukeneye gusigarana n'umuryango wawe, wandeka rero nkigendera njyenyine. Barongera barahoberana. Umusore ati nta hantu ugiye kujya, ntabwo nzatuma ugenda,
sinatuma ugenda rwose. Umusore aramubwira ati nta kongera kwiruka guhari, ntabwo tuzongera kwiruka. Ati kandi nzi neza ko ex wawe ari hano. Umukobwa ahita ahindukira ageze ngo aramubonye. Umukobwa ati yego. Ati kandi ni agiye kuvuga uwo ari we ataramuvuga. Umusore ati rero mureke afuhe. Barongera barasomana. Bari muri white party mu isabukuru ya Papa Nick. Tuje hano Mama Nick yararimo aravugira kuri telefone ati itaba telefone. Uri hehe? Yinywera n'akavinyo. Ako kanya umuseriveri yaraje aramwegera ati mama, mwakoze cyane kugumana natwe. Turatekereza ko ibintu byose byabashimishije. Umugore ati ngwiki? Umukobwa ati ahangaha rero hari fagitire y'ibyumba rwose byakoreshejwe. Umugore aramubaza ati se ni iki gituma utekereza ko ndimo ndagenda? Umuseriveri ati kubera ko umugabo wawe yagiye. Yari yicaye ategereje umugabo we, none baje kumubwira ko yagiye. Umugore atoya, rishobora kuba ari ikosa ryakozwe, ni ikirori cye, ni isabukuru ye turimo turizihiza. Umuseriveri atoya, hano hari imfunguzo z'ibyumba byombi. Ahita zirambika. Umugore atariko njye nawe turaza kuba mu cyumba kimwe. Umuseriveri ati umugabo wawe yakodesheje ibyumba 2, nibyo uri bwishyure. Umuseriveri ahita yigendera. Umugore asigara amanjiriwe byamuyobeye. Arimo aritegereza za fagitire. Tuje hano Nick na Meg barazaga basatira Mama Nick. Bamusanga hamwe bari bicaye imbere. Barasoma. Meg abaza Mama Nick ati se wazanye amakarita ku cyumba? Umugore aramureba aramuzuminga. Nick ati ngwiki? Umukobwa ubanza yaracitswe atamenye abo bicaranye abo yabwiye. Umugore byamubanye byinshi uburyo umugabo we yakodesheje ibyumba 2 byo kuri hoteli bari kumwe ntacyo abiziho. Umugore ahita afata ikirahure cya Meg aracyitegereza, agikoraho abona cyafasheho rouge à lèvres, arazihanagura arayitegereza. Tuje ahangaha Mama Nick yararimo aravuga ati umugabo wawe lunch, ifunguro rya saa sita ry'abantu 2 na champagne. Afata cya kirahure abona cyafasheho rouge à lèvres, arakomeza aribaza ati ifunguro rya saa sita ry'abantu 2? Ntabwo abyumva neza. Ashyira ikirahure hasi ati se yari wowe? Abaza Meg. Meg ati ntabwo numvise icyo urimo uravuga. Umugore ahitaguruka amukubita urushyi. Nick nawe arahaguruka ati urimo urakora ibiki? Akubisa urushyi Meg. Nick arimo aratongana ati wowe na papa mwataye umutwe uyu munsi? Byabagendekeye bite ko mbona murimo murakora ibintu byose gisazi? Nyina ati subira inyuma h'intambwe. Ati kandi nawe mukobwa sohoka hano. Meg agiye kuvuga ngo Liza buretse Mama Nick ati sohoka ngaha vuba, sohoka aka kanya, ntabwo uzigera ubona umuhungu wanjye. Nick agiye kugenda, nyina ati ndakwinginze wigenda, ndaza kugusobanurira ibintu byose. Umusore atangira kumwiyaka ati wowe na papa mwataye umutwe. Nyina ati ndaza kugusobanurira. Nick agenda yiruka akurikiye Meg. Tuje ahangaha Meg yararimo ararira. Nick yahise amugeraho ati Meg buretse. Meg ati rwose mbabarira umveho, genda, ntabwo nshaka kuzongera kukubona ukundi. Umusore atariko kubera iki? Kubera iki udashaka ko tugumana? Ati ni ukubera ababyeyi banjye basaze? Kandi se ati nanone vuga ko umeze neza. Ati se ni ukubera ko bavuga ko utankwiriye? Ni uko bavuga ko njye nawe tutajyanye niyo mpamvu ushaka kugenda kuri cya kibazo cy'imyaka uhora wibaza? Umukobwa arahindukira aramureba ati se uretse kuba bavuga ko ntagukwiriye ubundi ndagukwiriye? Ndagukwiriye ra? Ntabwo ngukwiriye Nick. Ati kandi ibi urabizi, na buri muntu wese ibyo arabizi.
Umukobwa ati shaka undi muntu, shaka undi unsimbuza rwose. Umusore atoya oya. Umukobwa ati byari ikosa rwose, nshaka ko unyibagirwa. Umusore atariko sinshobora Meg aramusunika ati kubera iki udashobora kunyibagirwa kandi nshaka kunyibagirwa? Umusore ati kubera ko narakunze rwose niyo mpamvu. Umukobwa yicara yigunze. Umusore ati uru rukundo rwanjye rwa mbere kandi sinshaka kugutakaza. Ati ndabizi, ati kandi ndabizi ko mfitiye ibyiyumviro, ndabizi rwose. Umusore arakomeza ati narabibonye. Umukobwa arahaguruka, umusore nawe arahaguruka. Umukobwa azamura ikiganza ngo amusezere, aramubwira ati nta byiyumviro na bike ngufitiye. Nick amufata mu irugu, aramukurura, amusoma ku itama rya mbere, amusoma ku itama rya kabiri. Agiye kumusoma ku munwa, Meg ahita awigizayo. Nick ati Meg wibeshya. Nick ati nabibonye mu maso yawe mu gihe kirekire gishize, ntabwo ndi ex wawe. Nick arakomeza ati sinzigera nkubabaza, sinzigera ntuma ubabara. Umukobwa yakomeje kumureba. Umusore ati se ufite kibazo ki? Ati urize kuri iki kigero ari uko ubonye ex wawe. Umukobwa ati Nick ntabwo wumva? Nick agenda asubira inyuma atoya. Niwe? Ati se papa data ni ex wawe? Umukobwa areba hasi. Nick arakomeza aramubaza ati se wampisemo kugira ngo wihorere kuri papa ari we ex wawe? Nick ahita agenda. Umukobwa ahita amufata atoya oya Nick, umva Nick we nyizera. Nick none arashaka kugenda. Meg arakomeza ati ntabwo ari byo, ntabwo ari uko bimeze. Waranyishyuye kugira ngo wihimure kuri ex wawe, wihimure kuri data. Umukobwa atangira kurira. Nick ati mbega ukuntu ndi igicucu, nuko ndinjije koko? Meg ati mbabarira. Nick ati ukoresheje amafaranga ya papa? Waranyishyuye kugira ngo wihimure kuri papa ukoresheje amafaranga ya papa? Ati se mu by'ukuri mumaze igihe kingana iki muryamana? Meg arahindukira aramureba ati Nick ukeneye kunyizera? Ati natekerezaga ko nkunzwe biza kurangira menye ko nari umukunzi we. Atariko ntabwo nari mbizi, ntabwo nari nzi ibijyanye na mama wawe. Nari nzi ko ari umupapa uraho, ntabwo nari nzi ko afite umugore. Ntabwo nari nzi ibijyanye nawe, ntabwo nari mbizi. Ukeneye kunyizera, ukwiye kunyizera kuko njyewe ibyo nakoranye na so byose ntabwo nari nkuzi, na mama wawe sinari muzi ku buryo navuga ko nabahemukiye. Nyina ako kanya yahise aza ati Nick tugende. Nick biramucanga niba akurikira Meg cyangwa niba akurikira nyina. Meg aramureba. Nick aramubwira ati ndeka, genda nsiga njyenyine. Nick ahita yigendera. Ageze kuri nyina nawe amurengaho arakomeza. Nyina aribaza ati ndibaza, ati se uyu mukobwa byibuze hagati y'umugabo wanjye n'umuhungu wanjye haba hari uwo yakunze by'ukuri? Haba hari uwo akunda by'ukuri? Meg ati muri bombi nkundamo umuhungu wawe. Nyina wa Nick yaramubajije niba hagati y'umugabo we n'umuhungu we hari uwo akunda. Umukobwa ahisemo umuhungu we. Mama Nick ati nibyo? Umukobwa atangira kurira. Tuje ahangaha yakandagiraga mu tubuye twa karabasasi yambaye ikanzu y'umweru atubwira ati nangije ikintu cyose cy'ukuri. Ntabwo nangije umuryango gusa, ahubwo nangije n'ubuzima bwanjye. Si umuryango wonyine nangije n'ubuzima bwanjye. Nifuzaga ko byose birangira, bikabura, bikazimirira ku ndiba y'inyanja. Tuje ahangaha hari uwasunikaga valize, yambaye rinete, agera kuri reception, baramwakira. Umu receptioniste ati icyumba cyawe cyamaze kwishyurwa.
ni Meg ati cyishyuwe nande? Meg arababwira ati niba ari Mr Jefferson wacyishyuye ntabwo ngikeneye. Kuri reception bati ntabwo ari we. Inyuma hari uwaje, mama Nick niwe waje ati ninjye wacyishyuye umugore wa Jefferson. Meg akuramo rinete. Mama Nick arakomeza, mukobwa ndakwizera kuva ubu. Umukobwa arahindukira ati mbabarira, ntabwo nari mbizi. Njyewe nizeye injuga ze, nizeye ibigambo bye, nizeye ibibeshyo bye. Mama Nick ati nibyo bibeshyo yababeshyaga nabyo byari bishingiye kuri nge sheri, ntabwo buriya nibyo bibeshyo yari abifitiye ubushobozi. Meg biramutangaza, ntabwo abyumvise neza. Atushatse kuvuga iki? Mama Nick ati Steve ni umushoramari ukomeye kubera ko ndi umumiliyoneri njyewe. Iyo ntaza kuba umumiliyoneri ntabwo Nick aba afatwa nk'umushoramari ukomeye. Meg biramutangaza. Mama Nick ahita amubwira ati amafaranga akoresha n'ayanjye, gusa njyewe naramukunze by'ukuri ndanamwizera. Umukobwa ati iki nacyo ni ikindi kinyoma cya Steve. Mama Nick ati ntuteganye ko njyewe ndimo ndavuga ibingibi kugira ngo ngushimishe, ntabwo ndimo ndagutera imitoma rwose. Ahita yigendera. Agiye kugenda, Meg ati njyewe icyo nashakaga ni ukumwihimuraho, ni ukwihorera. Mama Nick arahagarara. Meg arakomeza ati ariko byarangiye nkunze Nick, namukunze nshaka kwihorera kuri se ari we ex wanjye, ariko byarangiye nyine mukunze by'ukuri. Ati kandi uku ni ukuri. Ni imbere ya reception niho bahagaze. Mama Nick arahindukira aramureba ati ndakumva rwose. Atariko ntabwo ibyo byatuma ntinyuka kuzongera kukubona. Ndakumva rwose, ukuri kwawe ndakumva, ariko sinzongere kukubona ukundi. Sinzakubone hano, sinzakubone muri iki gihugu, sinzanakubone kuri uyu mugabane. Uyu mugore ubanza arenze cyane, wirukana umuntu hano akamwirukana mu gihugu, akamwirukana no ku mugabane. Nshaka ko ubura rwose, burirwa irengero. Umukobwa byamutangaje. Mama Nick atese ibi ushobora kubinkorera? Banza ari uko nguko bikuraho amahabara. Umukobwa atangira kurira ati yego ndabigukorera. Agiye kugenda, Meg ati wihangane ubwire Nick kandi umbabarire. Umugore yaragiye. Umukobwa arakomeza aratekereza ati nicyo kintu rukumbi cyonyine kizima cyari gisigaye nashoboraga gukora, ibindi byose nari narabyangije. Yambara rinete ze ati ikintu cy'ukuri cyari gisigaye nashoboraga gukora kikaba kizima ni ukuburirwa irengero. Ku bwa Mama Nick, ku bwa Nick ati wenda no ku bwanjye nkaburirwa irengero ku bw'abo bantu batatu. Tuje hano, Meg yari ahagaze afite akantu mu ntoki arimo arakareba, yicaranye na Nick. Nick arimo aramubwira ati nakusanyije utwo tuntu kamwe kamwe nkuvana mu nyanja zitandukanye. Ati kandi ni ku nyanja narindiho. Atariko hari ahantu hamwe na hamwe hasigaye ku ikarita hari mu nzozi zanjye tutari twagera. Umukobwa akomeza kwitegereza agakomo yari afashe mu ntoki, arakabika, afata telefone. Ubanza nibyo yatekerezaga ari wenyine. Afata telefone ati nkeneye taxi ingeza ku kibuga cy'indege. Ako kanya Nick yamuturutse inyuma amufata ukuboko. Umukobwa afite amarira mu maso. Umukobwa yitegereza Nick. Nick ati taxi iradutegereje. Meg ahita amubaza ati urimo urakora iki hano? Nick ati ndimo ndagufata nkakujyana ku mpera y'isi. Meg biramutangaje, biramutunguye ati ngwiki? Nick ati nshaka kukujyana aho nta muntu n'umwe uzatubona. Nick ubanza yarakundaga uyu mukobwa urukundo rw'ukuri, mu gihe uyu mukobwa we yamukunze ashaka kwihorera kuri se. Nick arakomeza ati nshaka kukujyana aho
ahahise hatazaba hafite icyo havuze, aho dushobora gutangirira ubuzima bushya turi kumwe. Umukobwa atoya, ntabwo nshobora. Ati nyuma y'ibyo nakoze byose sinshobora kujyana nawe, narahemutse. Umukobwa agiye kugenda Nick aramufata. Ati sinshaka kubivugaho. Umukobwa aturakomeje. Nick ati iyo nza kuba hari amakenga mfite ntabwo nari kuba mpagaze hano ngufashe ikiganza. Ati ntabwo hari kuba hari tike ebyiri ziri mu mufuko wanjye. Nick yamaze gukatisha. Meg aramureba, atoya sinshobora. Nasezeranyije nyoko, nasezeranyije mama wawe kubura, kandi nkabura njyenyine. Ntabwo mama wawe ashobora kumbabarira kuba narigaruriye umugabo we n'umuhungu we. Nick ati niwe waguze aya matike yacu twembi, twabivuganye. Meg biramutangaza, aramureba. Ati kubera iki? Nick atashobora kuba yatakaje, yabuze urukundo rw'ubuzima bwe. Atariko ntabwo yatakaje icyizere mu rukundo. Yatakaje urukundo rw'ubuzima bwe, ntiyatakaje icyizere mu rukundo. Yizera ko dukundana njye nawe. Abona hari ikintu cy'ukuri kiri hagati yanjye nawe. Abona ko urukundo rwacu atari ibibeshyo. Wenda hari ibintu by'ukuri birenze ibyo yigeze agira mu buzima bwe. Hari ibintu by'ukuri atubonamo rwose, atubonamo urukundo rw'ukuri. Ndagukunda. Meg amarira aramurenga, afata Nick ku rutugu, amukora ku itama, aramanura. Ati nanjye ndagukunda Nick. Barasomana. Umukobwa akomeza kutubwira ati rimwe na rimwe dutakaza imyaka n'imyaka ku bantu batadukunda. Ati nyuma y'iyo myaka urukundo rw'ukuri rukaza mu kanya nk'ako guhumbya. Agafilime kacu naha karangiriye. Ndizera ko mwagakunze cyane kuko kararyoshye. Niba rero ari ubwa mbere ukidukurikira ukaba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe. Reba aho hasi ukande subscribe.